Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko dora tubibagezaho twongeye kubategurira ku kiribwa cya soya. Ikiribwa cya soya abenshi murakizi ariko nacyo ni ingirakamaro ku mubiri wacu. Bakunzi bacu rero wabageze hano bwa mbere yakora subscribe, agakora like, agakora na share, agakora na comment, hanyuma tugakomeza tukiyumvira ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Bakunzi bacu rero uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cya soya benshi bakunze kuyita amashaza y'amashinwa cyangwa se ibishyimbo by'amavuta. Ni ikinyamisogwe gikomoka mu Bushinwa. Ibigize rero soya tugiye kubirebera hamwe mwumve ki uburyo biba bimeze. Albumine iba muri soya ingana na 36% y'ibishyimbo bya soya, naho ifu ya soya ikagira 40%. Ibinure mu bishyimbo bya soya habamo 18%, naho ifu ya soya ikagira ibinure 21%. Hydrate de carbone ni 20%, naho mu ifu ya soya ikaba 26.5%. Imyunyungugu ibamo ni 4.5 mu bishyimbo bya soya, n'ifu ya soya ubusanga ari 4.5. Ku myunyungugu ho nta gihinduka. Cyitwa lecithin ni 1.8%, naho mu ifu ya soya hakabamo 2%. Cellulose habamo 5.2% mu bishyimbo bya soya, naho mu ifu ya soya hakabamo 3.5%. Amazi mu bishyimbo bya soya habamo 12.1%, naho mu ifu ya soya hakabamo 6%. Kubwo gukoresha soya cyane abanyaziya benshi baretse inyama ndetse bareka n'amata na fromage n'amagi. Ni ukuvuga ngo soya ifite proteine zose ziboneka mu nyama, nta acide urique iyibonekamo. Kugira ngo twirinde indwara zikururwa n'imirire igezweho, byaba byiza soya tuyikoresheje mu mwanya twakagombye gukoreshamo inyama, amafi n'amagi. Amavuta ya soya akize kuri vitamine F, ari nayo bita acide granosaturé. Soya ni ikiribwa gikomeye ku bwonko kandi irinda kwangirika k'umwijima. Murumva ko rero ku bantu bafite nk'ikibazo cy'umwijima cyangwa se bataranakigira, ubaye ukoresha soya inshuro nyinshi, umwijima wawe wakomeza ukagira ubuziranenge, ukagubwa neza. Ni byiza ko ikoreshwa n'abarwayi ba diyabete. Imyunyungugu ibonekamo yikubye inshuro 7 iboneka mu mata, ikubye inshuro 5 iboneka mu nyama n'amagi. Ikindi yikubye inshuro 3 iboneka mu mafarini n'ibinyampeke, ikongera ikikuba inshuro 2 iboneka mu bindi binyamisogwe, ni ukuvuga nk'ibishyimbo n'amashaza. Muri iyo myunyungugu ibamo twavugamo nka calcium, igira miligrama 200%. Potassium iba ari 1660%, naho icyo bita magnesium ikaba 235%. Hanyuma icyo bita ubutare buba buri hagati y'8 na 12%. Sodium iba ari 65%. Chlore 24%. Vitamine ziboneka muri soya
muri soya twavugamo vitamine B1, vitamine B2, vitamine PP, hakabamo vitamine A, hakabamo vitamine D, hakabamo vitamine E, hakabamo vitamine K, hakabamo vitamine B6 ndetse na acide pantotenique. Garama 500 ni ukuvuga inusu y'ikiro za soya zirimo ibinure na albumine bingana n'ibiboneka mu mata angana na litiro 3.75 cyangwa se iboneka mu magi 17. Mwabyumvise rero ko soya yo irarenze, ni ukuvuga ngo uramutse ukoresheje nk'inusu ya soya bingana no kurya amagi 17. Ku bana amata ya soya ashobora gusimbura andi mata ayo ari yo yose. Soya rero ni ikiribwa cy'ingirakamaro ku barwaye igituntu, kanseri, ababuze amaraso, abafite ibibazo by'imirire idashyitse, ku buryo bw'umwihariko abarwaye impyiko, indwara zo ku ruhu, dermatose, za rubagimpande, umutima utera cyane aribyo bita hypertension, angine yo mu gituza, indwara z'imitsi, asima cyangwa se ubuhwima, indi ndwara bita eczema ifata uruhu igatera uburyaryate butuma wishimagura. Murumva rero ko soya ni ingirakamaro cyane ku mubiri wacu ku buryo mutakekaga. Hari bamwe wenda muba mubizi, ariko hari n'ababa babyumvise ubwa mbere babikerensaga batazi akamaro kabyo n'ibindi bintu wenda biba birimo. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, mwabyumvise ibyiza bya soya. Niba utayikoreshaga tukagukangurira kongera kuyikoresha, niba wumva muri ibi bintu byose mu mumaro ifite, niba ntacyo byakubangamiraho. Bakunzi bacu rero turabashimiye abadukurikiranye kugera ku musozo. Niba wishimiye bitukugejejeho, wakora like, ugakora na comment ndetse ugakora na share n'abandi bikabasha kubageraho, bakabasha kugira amagara mazima ndetse bakiyitaho. Bakunzi bacu rero turabakunda, naha dusoreje, naho ubutaha, murakoze.